abantu baba bafite imyumvire itandukanye. nago byaje kungora cyane bitewe nuko ari umuntu twarabonanye turumvikana, arankunda nanjye ndamukunda, yemera ubumuga bwanjye, aravuga ati ntacyo yewe nje kugufasha. Greet every person where you stay. I think nizere ko umeze neza cyane. Nkubwire ni aho uri hose Imana ikomeze kumera imigisha itagabanyije. Ngushimire dutangiranye, nizeye ko turaza kugirana ku musozo w'iki kiganiro cyangwa se kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho. Ni Mukasa TV na N1 TV, ndacyari MC Setting uko bisanzwe kuri kamera za N1 TV na Mukasa TV. Ndi kumwe na muganga Dr Mukasa, akaba ari muganga umenyerewe mu bintu bigiye bitandukanye bya gakondo, ariko kuri uyu munsi wa none tukaba tumuherekeje. Hari umubyeyi aje gusura, tukaba tunari kumwe n'umwana wagiye adutembereza anatwereka kandi aho turi buze kwerekeza kugira tubashe kugera kuri uyu musaza. Ndasaba cameraman kunyegera kugira mikoro ize kubasha kuba inyegereye neza cyane. Muraho neza? Muraho neza na mahoro. Kuri uyu munsi wa none turanishimye kuba twongeye guhura nawe, nk'uko rero batusabye yuko tugwerekeza kuba wareba uyu musaza. Twagira ngo utubwire, hari abantu benshi baba batandukanye ariko ugasanga uwo mutima wo kuba basura umuntu runaka ubana n'ubumuga cyangwa se kuba yanamugeraho kugira ngo amenye uko ubuzima bwe bumeze biba bigoye. Wowe icyo gitekerezo wakigize gute? Aka ni akazi kanjye nkora ka buri munsi. Uretse kuvuga ngo n'umusaza ubana n'ubumuga n'abantu baba batishoboye, nk'abantu batabasha kuba bafite mituweli, byangira igihe rimwe mu mwaka nkafata nk'abantu nka 50 cyangwa se n'abari hasi yabo cyangwa nkajya hejuru, bitewe n'uburyo mba nashobojwe mw'icyo gihe, ariko nkabasha kwishyurira abantu mituweli cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye. Njangira ibikorwa byo kugira umutima wo gufasha abantu bisanzwe, ntagendeye ngo umuntu ni ikimuga, ahubwo bitewe n'urwego arimo cyangwa se bitewe n'uko nanjye mba ndi impano y'abantu naragiriwe neza n'ababyeyi, nkaba mfite ubushobozi bwo kuba mfite ibyo ntanga no kuba nagera rero ku bantu bananiwe cyangwa se bamugaye cyangwa se n'abandi b'abanyantege nkeya. Ibyo ngibyo mbasha kubigiramo umuhati kuko mba numva ko ari ubushobozi bwanjye, ari n'imbaraga zanjye, cyane ko ari nacyo nahamagariwe. Urakoze cyane. Noneho aho kugira ngo dutindire abantu, reka twerekere tugere kuri uwo mupapa. Batubwiye harya ngo yitwa Nyita Mashyaka. Amashyaka. Ngo ni Mashyaka Masu. Peti ngaho jya imbere noneho twereke umuryango turi buze. Kuko ubona hari benshi twirirwa dufasha hirya no hino, ariko nk'aba ngaba bafite ibibazo by'ubumuga batava aho bari, nabwo tuba dukeneye kugira ngo tuhagere tumenye isaba abantu babayeho gute, ubuzima bwabo se n'ubuhe, kuko rimwe na rimwe hari igihe twebwe dukunda gufasha nk'abo duhurira nabo kuri kaburimbo cyangwa bitewe n'aho tuba duherereye. Ariko urabona ko nk'uru rugendo n'urugendo dukoze rurerure, ariko ni byiza cyane kugira umutima wo gufasha cyane ko natwe tuba twarabiherewe ubushobozi n'imbaraga. Yego. Dore nguyu wa musaza nababwira.
buno ntago rero ibintu byo gusuhuzanya ntago byemewe, hateye icyorezo gikomeye ubu ngubu, ibintu byo gusuhuzanya ntago bikigezweho, n'ubundi ni kwa kundi, ariko ibiruta byose no gukomeza gushyiramo umuhati wo kukirwanya no kwirinda, kandi kwirinda biruta kwivuza. Mashya, bimeze bite se amakuru yawe? Mu minsi ishize nibwo nari ndimo ndi gufasha abantu muri rusange, kuko ni umutima wanjye wa buri munsi nkunda kugeraho kureba abantu baba batishoboye cyangwa abandi bantu bafite ibibazo. Barambwira ati ariko nubwo uri kugenda utanga impano hano ku muhanda, hari umusaza w'akamuga uba hariya ubana n'ubumuga musore ubana n'ubumuga, atari kuhageze ukamusura byaba ari byiza. Niyo mpamvu rero nazirikanye amazina yawe, ndetse mfata inomero imwe mu bana bakundangiye. Uyu munsi nibwo natekereje kuvuga ati kandebe uwo musaza ubana n'ubumuga ese ameze ate, abayeho gute. Rero njye banyita Dogita Mukasa, wowe numvishe ko witwa Mashyaka Masudi. Ni byiza cyane, kenshi njye ntago nkunda kwizimba mu magambo. Icyambere njye nari nkeneye no kugera mu rugo, kuba mpageze rero ni byiza. Nanjye mu bushobozi bwanjye ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi nzagaruka, ariko ntago nagenda n'ubundi ngo ngende gutyo gusa. Nta nkunga nguhaye aho ngaho harimo akabuto. Niba ufite umukecuru, barambwiye ngo nubwo wamugaye ariko hari imirimo myinshi ubasha gukora, rero nzagaruka kugusura niba hari icyo twagufasha, turebe ko hari ibyo twakugenera ndetse uteze imbere n'umuryango wawe. Ubundi se ufite abana bangahe? Abana bane. Ufite n'umugore? Mfite umugore. Abana bawe se nibura babasha kwiga ku masomo yabo, imibereho y'ubuzima bw'amashuri biba bimeze bite? Abana baracutse. Umuto mfite afite imyaka ageze muri 22. Ariga? Yarize, yagarukira mu wa gatandatu, ubushobozi burabura. Mu wa gatandatu primaire cya secondaire primaire. Hanyuma rero dogiteri yari afite n'abantu benshi aje kureba inaha, nk'uko ari kubikubwira, ari kugenda asura abantu, ariko noneho kugira ngo ashyire abantu kuri rwa rutonde hamwe, noneho icyo Imana izamushoboza no mu byo arimo gutegura, noneho babana zabahurize hamwe cyangwa se afata umwanya urambuye kuri buri umwe. Ndumva nanamushimira kandi arakoze, noneho akaba yakerekeza muri ako kazi agiyemo, tukasigara tuganira njye nawe. Arakoze cyane, Imana imuha umugisha. Akubwiye ngo uze kuguramo imbuto cyangwa agasukari. Arakoze cyane rwose. Mashyaka, turi kumwe rero kandi n'umuryango wawe, tuzakomeza kugenda tubakurikirana hamwe n'abandi. Imana ikomeze kukurinda kandi kongerera imbaraga. Ikindi tuzagusura vuba, ntago tuzatinda kugaruka. Icyambere nuko tumenye inzira itugeza mu rugo. Mfite akazi kenshi ntago biba byoroshye, ariko abahungu mukomeze muganire nta kibazo. Sawa, turi kumwe. Dr. Rakoze. Hanyuma rero urumva Mukasa nawe agiye kwerekeza mu zindi gahunda. Umaze kutubwira yuko uri umubyeyi ufite abana bane. Mfite abana bane. N'umudamu. None se papa, nuko waje kwisanga mu mikurire yawe waravutse cyangwa nibyaje nyuma? Yewe nisanze meze gutya. Mbana n'umuga, ariko bambwira ko ababyeyi banjye bajyaga bambwira yuko byamfashe ndi mukuru, mfite nk'imyaka 6. Ubu ufite nk'imyaka ingahe tugereranyije? Mfite imyaka 60, navutse 65. 65. Umuntu w'65 afite imyaka ingahera, kubera ingendo nakoze numva nibagiwe. Bakora mu makampani atandukanye cyangwa se abo bana banagezwa ku ishuri iyo bakiri bato? Nago ngewe nabashije kwiga, ko naciye ubwenge nsanga iwacu bari abantu b'abakene nabo ubwabo batishoboye. Aho bari abana bigaga hari kure ku buryo nashoboraga kuba nagerayo. Bituma rero niga. Harya rumbwe wavutse 68? 65. Okay. None ubu se na n'umwuga baragerageje kwiga, kuko ku makuru dufite hari abatubwiye yuko ukora umwuga w'ubutayeri wo kudoda. Ngewe maze guca ubwenge
nisanze meze gutya nza kwicara maze gukura maze kumenya ubwenge nza kuvuga ndavuga ati rero ubuzima bwanjye imibereho yanjye nzabaho gute ubwo biba ngombwa ko njya kwiga umwuga wo kudoda inkweto ubwo nukuvuga ngo inkweto narazize ndazidoda ariko ndoda nkoresheje urushinge nukuvuga ngo nta bikoresho bindi mbafite nibwo buzima nibyo bindwanaho uzanye urukweto rwacitse nkarudoda nkabona imibereho nibwo buryo mbayeho udodera hano mu rugo ndodera hano mu rugo cyangwa nkajya nko ku muhanda hariya muri urwo rugendo rwo kwiga umwuga wo kudoda umaze gukura waje gushaka umudamu ese mu bijyanye n'imibereho no kubyara abo bana 4 mwari mubayeho mute kandi bamwe namwe bavuga ko umwuga wo kudoda uciriritse binongeyeho kuba noneho wari ufite ubumuga naje gushaka umudamu hanyuma ubwo icyaje kumfasha arahinga nawe akamfasha tukabaho gutyo ndarebye mbona umuntu wavutse 65 afite imyaka 56 56 ubu niyo ufite ufite imyaka 56 hama muri urwo rugendo rero hari ukuntu umuntu aba yimereye gutya ariko wenda yakuze noneho ugasanga mu kurambagiza cyangwa mu kuba yashaka umugore aramubenze we ntabwo byegeze bikubaho cyane yuko abantu baba bafite imyumvire itandukanye nago byaje kungora cyane bitewe nuko ari umuntu twarabonanye turumvikana arankunda nanjye ndamukunda yemera ubumuga bwanjye aravuga ati ntacyo yewe nje kugufasha ati reka dufatikanye ubu buzima Imana imwe umugisha ari hose ubu yagiye ko tutamusanze mu rugo nawe hari yagiye yagiye mu murima ubu ni iki wabwira abantu badukurikiye hano kuri N1 TV na Mukasa TV ikintu nababwira ngo murakoze cyane kuba munsuye mukaba mumenye ibibazo byanjye ariko sinabwo bwa mbere n'ubundi ndumva mwarigeze kunsura mujye muhora Imana igibaho umugisha kandi mujye muhora mukora ibikorwa byiza nk'ibi ariko nk'uko umaze kutubwira ko hari udodesha nyine ikoroshi kandi ubu turebye muri generasiyo hari cyangwa se mu iterambere dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari abakoresha imashini za kizungu zaje ziriya mashini sinzi niba uzizi banyuzaho inkweto imashini zitera indodo ibyo byose ntabwo bizi muri ibyo bikoresho bya buhanga byaje mu bijyanye no kudoda ibijyanye n'inkweto ndabizi ko bihari ko hari nk'abaramutse bavuze ati tujye kureba muzehe wenda tujya agakoresho tumushyikiriza tugira inkunga tumutera Mukasa nakongera akabona umwanya gake gake hakaba hari ikimana yakorera mu bantu noneho akagira ikiboneka wagerageza se ukaba wabona iseta noneho wa mwuga wo kudoda inkweto ugatangira kuwukora noneho kizungu cyangwa se ukaba wajya ahantu abantu bajya bagusanga ari benshi ndetse yewe bitewe nuko Imana ubushobozi yagenda ibwongera ukaba wagira n'abakozi bagufasha muri iyo mirimo ngize umuntu nk'umuterankunga nkabona ibyo bikoresho byamfasha cyane byamfasha kuko ni ukuvuga ngo naba mbonye imibereho mu buzima burambye nka bimwe se mu bikoresho bidoda inkweto ujya ubona ukumva nawe uramutse hari kimwe muri byo ufite hari uko byabasha kukongera ubushobozi mu mwuga wawe uba ubona ari nk'ibi ubundi hari imashini nyine idoda hari imashini iposa hari ni ukuvuga ngo ni utuntu tw'udukoresho nyine tugiye dufasha abantu mu gukora inkweto ubwo rero ibyo bintu mbibonye hari abantu nubwo na amaguru mfite yo kugira kunyonga ariko hari abantu bazi kudoda ku buryo uwo muntu namushaka akamfasha
ni nabyo navuze nyine kuba wagira abakozi mufatikanye. nyine nabashaka mbibonye bakamfasha tugakora akantu katoriye nyine kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. ubuse ubutani tugaruka ugiye no kuduha noneho nimero yawe, urabona ko tuje batuyobora, hari harimo kuhibagirwa, urabona ko n'ibintu bigenda bihinduka by'iki gihe. ubutani noneho tukuvugishije tukanasanga madama ahari, mwazatwemera ko noneho tuzaganira mwese kuri kamera, noneho haba hari n'ubufasha bwabonetse tukanaza tuje kubashyikiriza. ni ukuvuga ngo nomero yanjye muri iyi minsi nuze telefone nari mfite yaratakaye. waza kuza kumira madamu wawe? oya ndaguha iyanjye kubera ko ndashaka gukoresha swap, noneho nkasubirana nomero yanjye. uraza kuyiduha, noneho tuzanatuma na bariya batuzanye hano, noneho tumenye neza ko usubiye ku murongo, noneho tuzamenye ukuntu tubasha kongera guhura. ni ukuvuga ngo havuyemo uyu munsi kugeza kwa gatatu nzajya kuyikoresha swap. ntabwo ari kera. ni ukuvuga ngo ubundi nomero yanjye ni 078 078 54 54 81 380. amazina ariho ninde rero? Mashyaka Masudi. imbaruyeho. se tubasanze muze, urubatse n'iwawe urakodesha, bimeze bite? ndagira ngo abadukurikiranye hano babashe kumenya ubuzima Makasa Masudi ari. Njyewe hano ni iwanjye, nta nubwo nkodesha. nagiye mbona abantu b'abaterankunga bagenda bamfasha, banyubakira ino nzu ubona, banyubakira kariya gatuwarete ubona, bakubashyira na tuwarete n'igikoni. ni abaterankunga bagufashije? ni abaterankunga bamfashije. ukimara kumbwira ati n'iwawe sinkodesha, ubwo mise nibaza ukuntu ubwo buzima wagiye unyuramo bwagiye bugorana, uburyo none wabonye ikibanza ukubaka. nahise nyine ngira amatsiko, niyo mpamvu nari ndimo kubaza ati se ahangaha ni iwawe cyangwa ntabwo ari iwawe? ikibanza nari nyifite, hanyuma mbona abaterankunga baranyubakira. hanyuma rero reka tugushimire kuba uduhaye umwanya tukaganira, reka nanone kandi tunagushimire kuba tuje ukatwakira nk'itangazamakuru. ubwo ibisigaye byose turarindira kuri uwo munsi wa gatatu duhaye, noneho tuzagutumeho nimero ibaye itariho, nimero niba iriho tugerageze noneho turebe icyo Imana izadushoboza, tugaruke tuze tugusura. nomero izaba iriho kuko ndashaka kuyikoresha swap. hanyuma nanjye mbashimire kandi murakoze cyane. Imana ijye gukomeza kubaha umutima Imana ijye ikomeza kubaha umutima nk'uyu nguyu mufite wo gusura abantu nkatwe, mukamenya ubuzima bwacu, mukadufasha muri byinshi twebwe tudashoboye. reka ngushimire cyane, we tubana mu buzima bwa buri munsi. iyi ni M1 TV ndetse na Mukasa TV. ndacyari MCC nk'uko bisanzwe. twe twakoze urugendo tuzanye na Dr Mukasa kugira ngo tubashe kugera kuri uyu musaza ubana n'ubumuga, bimwe yagiye anyuramo cyangwa se urugendo rw'ubuzima mu ncamake mumaze kubyumva. hari icyo wakora, hari icyo nakora kugira ngo tubashe gushyigikira uyu musaza, amasaziro ye azakomeze kuyagendamo, ariko abana n'abantu abona ko hari abantu bamuri hafi. si nawe wenyine, hari abandi benshi cyane mu nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho, hari n'abandi tugomba kujya tubereka ko twabasuye. reka ngushimire cyane, we twatanye tukaba tugiye kuri uyu musozo w'iyi nkuru. Imana ikumere imigisha itagabanyije, dusubire mu biganiro bikurikira. urakoze cyane. mugize neza, Imana ibahe umugisha, kandi mugende amahoro, mugereyo amahoro. oya